n'ubundi kandi ndagusura inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye nteze amatwi uyu munsi gushimira ko n'ubundi wahisemo gutega amatwi iki kiganiro, nkwifuriza ibyiza, nkwifuriza amahoro kuri bene Joy. Ni abantu bafite ibyishimo, ni abantu banezerewe, ni abantu batuje, ni abantu bene imigisha. Ikaze rero muri iki kiganiro uyu munsi. N'ubundi ndatangira nkwibutsa nk'uko nabivuze bagenzi banjye, muri ibi bihe turimo bafite gahunda yo gushishikariza abantu gufashanya. Gufashanya ni ibintu byiza, na Bibiliya ubwayo nk'uko twabibonye mu minsi yashize ishimangira ko twaremewe gukora imirimo myiza. Imirimo myiza rero ntabwo tuyikorera ikindi, imirimo myiza tuyikorera ikiremwa muntu kigenzi cyacu. Ikindi twabonye yuko rwose atari ngombwa kuba ufite ibya mirenge. Twabonye ko nta muntu n'uyu kuri iyi si udafite icyo yafasha mugenzi we. Ntabwo rero wakwikuramo, nimba wateze amatwi iki kiganiro, uko byagenda kose uri muri abo wagira icyo ufasha mugenzi wawe. Twabonye ko nubwo utaba ufite ibifatika, amafaranga y'ibintu bifatika, byonyine ushobora kuba umunezero mugenzi wawe, ushobora kumubwira amagambo meza, ushobora guhora unezerewe wowe ku giti cyawe, bigatuma mugenzi wawe avuga ati yo uriya muntu ahora anezerewe, ni umwana mwiza. Ushobora kuba byonyine no kuba uzi kuririmba, ukaba wamuririmbira. Ni ibintu byoroshye, ni udukorwa duto dutuma abantu banezerwa. Burya rero rwose uko ushoboye bera mugenzi wawe umuntu mwiza, bera mugenzi wawe inzira yanyuramo yerekeza muri uru rugendo turimo rutoroshye, kugira ngo ubwo Yesu agiye kugaruka azasange twese tunezerewe. Nk'uko namwe mubizi, insengero zimaze iminsi zarafunzwe nyinshi cyane, ariko wareba ugasanga insengero nyinshi zifungwa ni insengero z'abantu bacishije make, batashoboye nyine, badafite ubushobozi bwo kugera kuri standard igihugu gisaba. Ariko kandi ugasanga muri abo bantu ahubwo ariho hari abakristo nyabakristo. Ntabwo ngiye guca urubanza, ariko nabonye abantu benshi barabyishimiye, yewe n'ababiboneyemo umugisha. Ko twavuga bo twe tubona nk'aho babiboneyemo umugisha. Nabonye abapasitori baza bavuga bati rwose barakoze kuzifunga. Nabonye mama Sharirene hari icyo yabivuzeho, ati rwose wabaza abo bantu bakurikiye izo nsengero akababaza ikintu bakuyemo ati koko bakerekana. Ariko nkibaza nkavuga se mama Sharirene nta kintu yakuye mu rusengero, tuvugishije ukuri. Ariko wakurikira ibiganiro bye ugasanga mu gusoza avuga yuko na n'uyu munsi ajya mu rusengero i Nyakabanda kwa Gisenga. Ariko wakumva ukuntu yatangiye avuga ko insengero n'ubundi ntacyo zimaze, ukumva biragutangaje. Hanyuma pasitoro wacu Mihanda Mutesi nawe yagize ikintu abivugaho, avuga ko rwose kuba umuyobozi wacu mukuru, umubyeyi wacu, yaragize icyo abikoraho akazifunga, yaragize neza. Ngira ngo wenda ku kavideo gato ndi bugashyiremo nakoye kuri TikTok, hanyuma mukumve avuga ko rwose we n'ikimenyimenyi ayo mafaranga, ayo maturo yayibye, ndetse nibwira ko yasabaga n'abakristo imbabazi. Ariko ntago ariko bimeze, ntago abantu bose ari abatekamitwe. Nagiye kubwiriza hano ndi muri situwasiyo igoye, sibyo? Igoye kwa kundi umuntu abatunzwe na 5 byo ku gatuti, 5, 10, nabanagiye nkaba nzi ko ndataha ndi bosi, barampa rya 10 ry'ababwiriza butumwa vene gutyo. Nagerayo nabanenda guhaguruka, pastor akambwira ngo aba bakristo ubankureremo amafaranga. Gutyo ubabwire ubankuremo amafaranga, ndashaka gukodesha, ndashaka kujya gute, ubabuturisha.
inyigisho ngira ntaza amaturo n'iby'urukundo nta bintu byo guturisha bibamo ndagira nikubita epfo gakubita ruguru nagira gute aho nageze kubwiriza ririya jambo rya kami bamukubita amabuye ndavuga bizana ibuye rya 5 uzana irya 2 uzana iry'icumi uzana irya 20 dukubita kami azi mu buzima bwawe urumva amabuye barayazanye bwishe amabuye barayazanye gukubita kandi ngamubaza azanga irya 50 gakubita kandi turamukubita tumukubitisha ibuye ry'itura tuvira mu buzima icyo gihe bampaye nka veni batangiye gutekera abana n'abandi mu buzima bubi n'ibyo mbabwira aya makosa twarayakoze tuyakoreshwa nuko tutigishijwe gukora twigishijwe yuko tuzatungwa n'abakirisitu ariko iyo nza gusanga uwo mushumba akora bisho afite ko waraza akakubwira ko impamvu yabikoraga ari ugukubitwa ariko tuvuge n'ibindi tubisubire mumbabarire tugire icyo tubivugaho kubera icyo uvugwa mu bintu bibi gusa pasitori wacu pasitori wacu kuki uvugwa mu bintu bibi gusa pasitori Mutesi ni umuntu uvugwa muri ubwo bujura waraza akanabyemerera uvugwa muri ubwo bujura pasitori Mutesi uvugwa mu bwicanyi wibuke kuri kesi ya Ezekiel wenda nabyo ndabishyira mu byumve pasitori Mutesi ni umuntu uvugwa mu kugambana kuko na n'uyu munsi reka nanagira icyo mbivuga wenda bibe n'ikiganiro kuba uriya mwana witwa Bosco w'imuhanga yarahunze byose bituruka kuri we pasitori Mutesi rwose abantu batabizi abantu batakurikiye izo nkuru kuba uriya mwana yaravuye muri iki gihugu cyacu akambuka akajya komongana akajya za Uganda na hehe byaturutse kuri we pasitori Mutesi rwose umwana wafungiye ubusa umwana wafungishirije ubusa biturutse ku bugambanyi kuri kwa kwihishahisha kwa kugira nabi kwanyu mwigiza abakozi beza b'Imana mwagaragara mugashaka guhita muzibanganya ibimenyetso mukagirira abantu nabi ntabwo ari byo ni byiza ku bana bawe kuko urabaporoteja uri mu bantu mu badamu rwose mu badamu bavugwaho amadega gusambana kwica kugambana kugirira abantu nabi kuki ukekwa pasiteri Mutesi koko kuki ukekwa mu bintu bibi kuki ukekwa uri umukozi w'Imana tukubona rwose uza ukatubwira ibintu byiza ukatubwira amagambo atwubaka ariko buri gihe ugakekwa kuki ukekwa ubu ngubu abarokore benshi rero mwazanye amagambo meza ku buryo umuntu avuga ikintu mugahita muzana amagambo meza agicecekesha ubu ngubu ndabizi mugiye kumbwira ngo igiti ngo kirimo imbuto ngo nicyo ngo abantu bateramo amabuye oya nta mudamu nta muntu w'umugore nta muntu w'umukozi w'Imana wagakwiriye kuba akekwa mu bintu nk'ibyo by'ubugizi bwa nabi gusambana ni ibisanzwe kuba wabikekwamo gukora ibyaha nyine bisanzwe ubujuru bw'ibyo bya bintu by'ubwesikoro bw'abakristo ni ibisanzwe ariko gukekwa mu kugambana ukagambanira umuntu Pastor Mutesi wowe wagambaniye Bosco Empire kugira ngo yicwe ubifashijwemo n'umuhungu wareze watwaraga imodoka yari kwanditseho y'ikamyo mugambirira kumwica mukoresheje telefone y'umuntu wapfuye s'il vous plaît mukoresheje telefone y'umuntu wapfuye uwo muntu wapfuye nawe aguye mu mpanuka ntawamenya uko mwabigenje
tuvuge ko ari urupfu rusanzwe ko mutavuzwe nyine ubwo ko mumenyereye gusibanganya ibimenyetso, wenda murarengana, ntawamenya, ntawabacira urubanza. Ariko wa muntu arapfuye, mufashe nimero ye ya telefone yakoreshaga, niyo muri gukoresha mu bugambanyi. Umwana w'umuhungu rero umenyereye ibintu byo gushakisha, ashakishije umuntu uri kumuhamagara amutera ubwoba ati nzakwica. Ngira ngo wibuke inzira umukozi w'Imana ndabizi, umwami w'Abisirayeli yari afite ibintu byinshi bitagira ingano, ariko aza kwifuza uruzabibu rw'umutindi. Iyo nkuru urayizi, uri pasitoro, njye ntabyo nzi cyane, ariko iyo nkuru narayumvishe. Yaje kwifuza uruzabibu rw'umutindi kandi ari umwami. Inkuru yagenze ite? Ntabwo aricyo nshaka kubivugaho, ahubwo nshaka kuvuga ku ijambo umugore w'umwami yabwiye umugabo we. Umwami yaragiye ariryamisha, arirambaraza, yanga kurya, yanga kuryama, yanga gusura, yanga kunyara, ngo uruzabibu rw'umukene ruramuhangayikishije. Kwa kundi nawe uzi ukiza ukarira ku mbuga nkoranyambaga uti barambekera, ibi sinabikora mu izina rya Yesu. Kwa kundi abakirisitu mwiriza, kwa kundi mwigize tukabagirira impuhwe, tukabagirira impuhwe. Ntabwo ari byo. Uzi ukuntu umugore abonye bimuyobeye nka kwa kundi natwe bituyobera nyine. Umugore yabwiye umugabo ati mugabo wanjye icecekere, humura ndahari, uruzabibu ejo uzarubona nk'uko umuhungu wawe yakubwiye. Waragiye uririza, umuhungu wawe arakubwira ati mama humura, humura, mfite ikamyo ya fande hariya, ejo nzamunyura hejuru. Nawe urishima, uragenda ujya iwawe, utangira kwiyandikisha twa tumesaje twiza two kuvuga ngo Yesu ashimwe. Utangira mutesi utegereje ko inkuru izakugeraho ati Bosco yapfuye. Ntabwo ariko byagenze. Mwasanze Bosco ari umuhanga, azi ubwenge. Icyo mwakoze, mwarapanze muravuga muti reka tumubeshye ko hari umudiyasipora wamwohereje mesaje aze kuyifata hano i Muhanga. Muzi ko nyine ari igiturumbutsi kiri aho ngaho kizahita kiza kirukanka kije gufata gift. Uwo muntu se we wakwemera akahuruduka aho yarari azanywe na gift atazi uwayimwohereje ni muntu ki uretse udafite ubwenge? Bosco akurikiranye iyo nimero asanga niyo umuntu wapfuye. Umuntu wapfuye se atanga gift? Mumenye yuko yabavumbuye ko iyo nimero ikoreshwa n'umuhungu wa Pasiteri Mutesi. Ako kanya mwahise muterura mujyana muri gereza. Mwahise muterura mujyana muri gereza. Mugeze muri gereza mwese muvuga ibyanyu, mwese mwivuga ibiguretse. We Pasiteri Mutesi wari wigumiye iwawe, umuhungu wawe bamugejeje muri gereza, uwo washakaga kugongesha abantu amakamyo ya fande, akantu ka fande nako karimo, ngo ufashe imodoka n'umugabo uti injira mu modoka tugenda. Muragenda mugeze i Muhanga kuko nk'abantu bakomeye, nk'abantu bari mu mwijima, abantu mukorera izindi mbaraga, abantu mukorera mugendana n'amadayimoni, abantu babi, imyuka mibi. Muragenda mwemeza ribu, umwana arimo kuboreramo. Nibaza ko ikintu cya mbere mwagomba gukora ari ukumufungura, ariko mwamufashe amafoto afunze ari mu mapingu, mumukorera iyicarubozo. Murangije murabwira ribu ubwo byo mwavuganye ntabwo tubyitayeho, njye ndavuga kuri wowe, muti mufungura, mumufungura agende.
mubafungure bagende. Umaze kuhava ntiwumvise ibyabaye, umuhungu wawe bamufunguranye n'uwari ufunze, uwo yagombaga kwica. Babafunguye bombi, umuhungu wawe aravuga ati nimumufungura ndamwica, uyu Bosco nimumufungura ndamwica jyewe. Muri RIB Cecile ko bahise baguhamagara, we pasiteri bahise baguhamagara bakubwira ibyo umuhungu wawe avuze, uravuga uti nimukanyage, uravuga uti uwo mu Bosco nimukanyage umuhungu wanjye, nimureka ajye mu kazi. Imodoka iri gupfa ubusa, ntabwo iri kwigisha, ntabwo iri kwinjiza. Imodoka ya fande mureke igenda ikore, umuhungu wanjye agenda akore, hanyuma uwo muturage, uwo mukene, uwo mufunge mukanyage. Bosco baramufunze, umuhungu wawe baramufungura, aragenda. Kandi ayo umaze kuvuga ati nimumufungura ndamwica, ku mabwiriza wowe wari watanze, uri umukozi w'Imana. Uretse ko ngo nta wabivuga nyine, nanjye ntunshakishe pe, ndavuga ibyabaye, uretse ko kuvuga ukuri kuri iyi si nyine ntacyo bimaze. Ntacyo bimaze, nta kuri k'umukene, kuri nuko abakire gusa. Umuntu w'umugore, umuntu w'umubyeyi, w'umupasitori, ukavugwaho kwica, kugambana. Umwana yariyeranje aza gusohoka, aravuga ati kuva uyu munsi, nushaka iryo jwi umwire ndisubizemo. Kuva yava muri RIB y'Umuhanga yaravuze ati kuva uyu munsi nta RIB izongera kumpamagara ngo nitabe. Kandi koko nibyo byagenze. Ubundi baramuhamagaye, aho kugira ngo yitabe, aho yari ari kwiyogoshesha, ibyo yari afite byose yahise ajugunya, akizwa n'amaguru kubera wowe pasitoro muzima, pasitoro kazi, ngo wabyerejwe. Amadayimoni. Umwana bari kwangara, uracyaryoshye, uracyatubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko se nawe azahunga ndeye ku gihugu agihunga, wahungira igihugu se he? Kuko kandi ntabwo mfite ikibazo n'igihugu, gifite wenda n'umuntu umwe cyangwa se abantu babiri banzengereje. Ariko bavuga ati ngo nindamuka wenda nshatse kwirwanaho, nshobora kuza gushiduka wenda nakoze n'ibigize ibyaha. Reka nshaka ko wenda ngira a distance hagati yanjye nabo, nonze kuza kwenda kuba nababwira bari buze kuza ko banyumva. Yego. Ko hari abantu kano kanya nabo babiri bakuzengereje. Rero mbere ko twinjira mu nkuru, urumva urwango washyize muri uwo mwana, uyu munsi ntiyakuvuga. Arareba abantu yashyizeho ibyaha yuko aribo batumye ahunga, yagize ate bose we ntakuvuga. Ariko nowe nyirabayazana, ngira ngo warize, wize comptabilité, wize mu wa kabiri cyangwa se mu wa gatatu, wize première guerre mondiale na deuxième guerre mondiale, wize icyo bita cause lointaine na cause immédiate. Cause immédiate rero yabaye Emirene nk'uko umwana bivuga, ariko cause lointaine c'était toi, niwe pasitoro Mutesi, niwe wabaye icyo bita imbarutso. Ntabwo nkuvugaho byinshi, ariko ndagira ngo abantu bamenye yuko mu bantu bose harimo abantu bose. Nta muntu wamenya ko umuntu w'umudamu mwiza, uvuga amagambo meza, ugira umutima tugaragariza, ashobora kugira ubugome bungana gutyo. Uwo ni ikizibiti. Wa muntu rero unteze amatwi, ugomba kumenya ko mu byo urimo byose, aho ugenda hose, aba bantu bose ubona bagenda bakwishushanyaho, bakwiyereka, bakwereka imbuto. Attention, nuhura n'umuntu ujye umenya ko nyine arimo abantu benshi, nta kintu atiteguye kuba yagukorera. Bityo umenye ubwenge. Ntabwo aricyo kintu nari nateganyije kuvugaho, ariko ndabyibutse bituma mbivugaho, mumbabarire, ariko mumenye ubwenge.
Bibiliya ikubwira ngo ugende nk'umunyabwenge, ugire ubwenge nk'ubw'inzoka, kuko turi hagati y'amasiga aryana. Abantu barahindutse. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka w'itangiriro ryo kumenya ubwenge. Nta muntu ukwitayeho, nta muntu ugufitiye impuhwe. Narabikubwiye mu biganiro byatambutse, uretse wowe ubwawe wenyine. Reka nsoze ikiganiro cyanjye rero, ariko n'ubundi reka gisoreshe isomo riboneka muri Matayo igice cya 22 ku murongo waho wa 17, bakubwira ngo nuko rero tubwire uko ubyumva. Aho ngo babazaga Yesu, ese guha Kayizari umusoro biremewe cyangwa sibyo? Nuko Yesu wari uzi ubugome bwabo arabasubiza ati, mwandyarya mwe, igituma munyinja n'iki? Mwandyarya mu gituma munyinja n'iki? Nimunyereke igiceri mutangaho umusoro. Bamuhereza idenari. Nuko arabasubiza ati, iri ni ishusho, n'ibyanditseho ni ibyande? Bati ni ibya Kayizari. Nuko Yesu arababwira ati, ibya Kayizari mubisubize Kayizari, n'iby'Imana mubisubize Imana. Ari niyo mpamvu nawe nkwifuriza kugira urukundo. Nimba uri umuntu w'Imana ugaragare nk'umuntu w'Imana, nimba uri uwa Satani ugaragare nk'uwa Satani, ureke kuvanga ibya Kayizari n'iby'Imana. Reka nsoze ikiganiro rero, ndabona ntangiye kugira amarangamutima. Nta kindi nkwifuriza uretse kugira amahoro.